Harambo. Inyuzemo se? Muzamwema kweri yamfashe. Yare. Yamfashe aramfata nawe ati humura Ugira ibikabyo. Yagomba kumenyera mu gihe muri kumwe. Yego bikabyo we. Barayimenyereye. Esanse n'ubwa mbere ngenzemo. Udufaranga dukeya kurana ati. Kose kare wari wakangurira. Karaza ngende kubwira nyine humura ahose kuri kwihuta. Kubwira wetu. N'akarawundi karaza. Udupanashe ngatunga ngatuma. Babonye imvange Kande kabitega amaso nanjye sha. Ko naje se ariko ntago ndi butinda. Uragakomboye se? Agake. Agakoko. Agatako. Wimvugisha amangambure. Imutera inzara atarayibona. Bayahamagaze amva. Urashaka iki? Uyo numva ko ushaje. Ese nabishimye. Arakagabo kavuze ngo ngwenywera. Akaze kandi. Nshobora kukavuga ko karizi. Ubundi bindi byinshi mu bimbaze mvuye mu mazi kuko ubu ntacyo ndabona mvuga. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Nkuko rero mbere nari nabanje kubibabwira tukigera hano Shania arahageze. Twari twababwiye ko nyine twari twampamagaye avuga ko ari afashe moto aje souvenir za telefone ya izo telefone zawe none kino kiganiro nazo nshaka. Mu kazi. Ikiganiro cya mbere twagikoze uri muri telefone. Ndi mu kiganiro kabanze nsoze. Urinda wibeshya n'amafaranga urayayobye. N'ubu ndongeye mukanda yayobeje. Ngiye kuyohereza Shania. Shania tukubaye ikaze rero. Wambaye neza ariko Swambwa ndiye n'ibintu biharaje. Ibintu nzajya nkora nawe uzajya ubikora wumve hari ibintu nkora ndi umuhungu. Uramona guhana uri kuzunguza. Ugize kuninda nza kugufata hasi kuri asanseri none ugire tori kandi ari mubwiye ngo ubisige. Kano kantu gakuremo. Ndetse ngakukurira. Wambaye neza ariko concept. Giriraho yidi. Ugiye kurebamo iki? Gufunga imashini. Harimo ikinenge. Shaka nk'iki wabiretse. Kandi mwambaye neza. Cameraman nashye rufite wongera mufati. Shania oya nuze souvenir wamufasha. Shania niwe nshaka gufata ku gakweto ke k'umweru. Ku masogisi ye. Uyihorere. Ibindi wambara akagofero ko kabuze. Umweru. Kugira ese kuki butambwiye. Mwajyanishije bagira ngo nyine mwari mubizi. Aya ahubwo tusigaye duhuza ibintu byinshi. Imitima yarahuye. Gaze ko njya kumamagara ngasanga nawe yaragiye kumamagara. Oya ibintu byabayeho. Yego cyane bijya bitubaho kenshi. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe ariko biba no ku bantu benshi. Wese ntabwo urajya guhamagara nka Dani ugasanga Dani nawe yaragiye kuguhamagara. Shano mizu. meze neza. Uko nahise. Urakomeye. Kuba dukerereje. Shamba ntunganye umwana nk'urutuntu turimo sinaga natunganyije ibyo mu rugo. Yabanje gutunganyiza abana bacu. Mfashe moto Marisa uri gufata moto. Ndi gusohoka yari kukubwira ngo ari gusohoka mu nzu. Usigova muri etage cyangwa gusohoka kugira ngo usohoke mu zenguruka amasikariye. Kuki usigaye ubeshya kuko watinze. Hako nta nubwo natinze cyane. Uzi umuntu gutungura ngo nsanga nkubwire. Ibaze twicaye mu souvenir dukubita karawundi ka mbere turakamara. Turategereza twanga kwiyongeza ka kabiri utaraza. Naya nabuze atereka reka mwamuri kundira mu mibare.
Nibakazana rero, nyine tukanywa. uyu munsi Suveni ni amagambo menshi mvuga muri iki kiganiro rwose. oya ubu turi Bakazane kuganira tukanywe. ikiganiro ni iki ikiganiro ni ukuganira Ako turi ntabwo natinze cyane we. akunindije hanze Neze nye. ese hano ni ubwa mbere uhageze Ratashani banza umbwire. se Suveni yatubwiye. urambwira ngo nuvuge amagambo menshi umuntu ukahita uvuga menshi ubwo se Ndabizi hano ngo ntiyabasha kuhagera ariko njye kumuzana. Aga ari ubwa mbere mageze hano ariko. ariko wazamukiye ku masikariye ntabwo anyuze muri asanseri Ariko ye haramboye. Uyinyuzemo se? muzamuyemo ko yari yamfashe Ere. yari yamfashe aramfata aravuga ati humura Ugira nakiriwe ibikabyo. Oya agomba kumenyera mu gihe muri Yego bikabyo we. warabimenyereye Esanseri n'ubwa mbere ngenzemo. ewe wegenzemo ryari. Tuvugize mu yihe nyubako Hmm? wayigenze mu uyihe yihe nyubako nyubako ugiye. Nzivuga z'inyubako zose nagenzemo. Nyinshi se zirimo saze. Ari hano nagenze. Ari mu mujyi kwa Makuza. ku mukozi wari ugiye muri 13 ni ahantu abantu baba bagiye Na gatatu. aho bibera Wapi? mu bashinwa Ngiye gutembera gusa. Ugera muri sanseri wenyine wikuramo. Umva atarayimenye. Shana rahiye. icyo gihe byagenze gute Eh? byari bimeze gute Kawo nyumva. warakomanze Ariko ubushize cyera ngo yarakomeye. kera twize kujya ahantu ntabwo ni mu mujyi tugezeyo kuko yaje hansanga baramamagara ni ukuri ngo ubanze kunyingura abantu bahabereyemera ndavuga ati se bariyemera ntibana n'abasekirite nkoya ngo abantu barimo hano mo imbere ngo nakomanze banza gukingura naramanutse njya kumufata none nawe ubona niko byagenze kandi uri kwiyemera ngo Sanseri ntuzongeye kukavuga namenye kuyigendamo. Urumva ko nabagucyurira. guteza abantu dore mikoro nazo Kwiyamye. Shaniye rero binagushaka kwerekana njye uvuga ko twasohotse bimwibwirira ibintu bigiye kubera. twasohotse kandi n'undi yasohotse ese nabibona nese yumvishemo amaganza acyumvaga iriti hoteli se yumvaga ko iriti hoteli tuje Mbere uhamuze. n'ubwa mbere ko we ngo yavuze ko yigeze kuhaza kuvuze ra yigeze kuhaza yahise amenya ko uko byagera kose Ako naje atari ibintu birenze ni inama nari najemo. y'abagore Urayishakira icyo nama kitakureba. none se Inama nari najemo. banza unyibwire mbere y'ibindi byose abana usize ibyo nakubwiye wabikoze wabatunganyije Nabisoje. n'ibyo ubundi iyo numishe mu rugo byagenze neza n'ibyo kandi nabimubwiye okay dore ntabwo mvuze ngo umubaze umubare dore ntabwo mvuze ngo mubaze Neza ubwo murashaka kubibwira abantu. aya ni wenda keza ni ushaka kubimenya Yabimbwiye umunsi avugane ko souvenir yahembwe yishe umuntu. kwica kandi Sibwo nabyo byari ngombwa. impamvu nanjye ntabwo byari ngombwa ariko nanone niba babikomoje ndavuga ati okay ntaribe kambivuge uko Mahera yayohereje. bashaka kugira ngo yayohereje. bashaka kugira ngo wenda ndagutwara abana bagasigarira ariko nimba wenda mujyanye njya kumugura agakoko kamuha utundi dufaranga dukeya kurana ati kare wari wakangurira. karaza ngende kubwira nyine humura aho se kuri kwihuta Kubwira wetu. n'akarawundi karaza udupanashe ngatunganye ngatuma babonye imvange Kande sawa kabitega amaso nanjye sha. Ko naje se ariko ntago ndi butinde. uragakumbuye se Agake. agakoko agatako Wimvugisha amangambure. Wimutera inzara atarayibona. Bayihamagaze amvaho. Reka Urashaka iki? tugiye numva ko ushoboye Ndashonje ndetse ntibigaragara. humura bigiye gutungana Ndashonje. bigiye gutungana Urabyumva ufite ko bano tutasohokeye muri quartier shani. Ntago ngo tujye uburyo birayi niyo makuru mfite. Ntago ndabyizera na fanta ntarayibona. abana bo baratinda Na fanta nanjye ko nari ndi kunywa sindayibona. nk'amazima ariko natumije kandi bajya kubifata hasi kuri kontwari ariko urabona ako turebe Kanizera reka nkore mu cyizere n'ubushize birayize neza kandi bubirye. Ntago waza. akantu nanone ko ibirayi kuyigaruka ntabwo ari sawa Ntago waza muri hotel. ntabwo byakunejeje Ese nabishimye. hari akagabo kabuze ngo nywera Akahise kandi. nshobora kukavuga ako karizi ndetse nabuze abantu bitwa bakagabo ubwo tutatwumva n'uwo rero nawe ni bakagabo nk'abandi bose
nawe nzi uwo nguwo nanjye sinshobora kumuvuga ariko ariyizi uzareba ko atazaza akavuga ahita yiyumva. yavuze iki ntiyavuga ngo ibirayi kandi we nyuma yaho nkamubona n'amakaroni none n'inokisha zitanakarabye abiyora ngo ibyo tubyera ntabwo twaje hano gusebanya ya no ntabwo hano turi gusebanya ntabwo ndamenya uwo ari we ariko ari we wese mumwibonere ntabwo ari ugusebanya umuntu agusebya ku kintu kitabayeho ntabwo wenda ndamenya urugero akakuvuga ngo shani yakakuvuga inkuru ariko itabayeho aho uwo niwe ugusebeje ariko niwinyarira nkagenda nkabwira umuntu ngo kanaka uzi ko yinyariye ntabwo nagusebeje ahubwo wowe wisebeje ubigumanye mu mutima se wese kaba yabikoze ku karubanda abantu bakabimenya akagishyiraho na kamera ariko biba bimucitse iyo ufata kamera akayitereka imbere y'agafata amakaroni agatamira buriya byamucitse ababizi abazi ibyarimo utumwihore twivugire urumva rero umunsi nateguye ko ugomba kwishima ukajya mu mazi tukoga amara koga ze nyenze koga ndakwigisha ngende bukwigisha kuko njyewe ngenda kwigisha nayibonye hasi sinyuzeho ndi bukwigishe uyu munsi no uraza kubibona njyewe ndarenze ntabwo nzi koga ndakwigisha ahubwo wowe urabizi mfite ubwoba ko muri bubo nanjye ni ibintu bisanzwe nsanga agira kugira ngo apfe mu kanya tukamuseka turaza kubibona ngenda rero uyu munsi wari kuga amazi koga ryari muri pisine ubusanzwe ntabwo mbikunda no ngiye kuyikora kugira ngo nyine shani ako ni ubwa mbere shani ubwa mbere pe nese ubwo urumva ubwa mbere uzi ko mba mbona ari ibintu bisanzwe wigeze woga mu kizenga bona n'abantu baze kuma amanota kizenga ni woga mu biziba mu migezi mu kizenga turi abana ko twarabikoraga ahantu hitwaga za Nyamukwa barahaza mw'izindiro nabaga akagezi kameze guki twajyaga muri tukakubita papa gatoya kabisa turi bireba nimbubizi wowe urabizi se ntabyo se keza warwaye hari abambarije rega hariya nta n'ikintu waba wese we nibiki biri gutigita kumva umuyaga ngo biri gutigita hasi uri kubyumva yazi ko mu kanya tuvuganye uri kuza reka ngutere story mu kanya tuvuganye uri kuza mitanyo by'amafaranga igihumbi ntabwo ari igihumbi nawe bibeshya wavuze ngo yanjye sase njya mbeshya urumva bizo ngo turi kuvugana kubera ko umwanya munini aba ari uwawe undi ari uw'akazi undi usigaye rero umwanya munini wanjye ni ukwera ko uri umuntu wagiye utekereza ibindi wagiye utekereza ibindi nyine wowe n'umurimo batekerezaho bingana kuko njye nkunda umurimo cyane dutekereze ibyunguka tanze se ubundi niyihe nyungu ese niwunguka se ukora kano kantu buretse humura zino ntoki zigukoraho n'iz'umuntu nta kintu kiriho nakumvise seri baza keza nta kintu kiriho agutokore napo nta kintu kiriho ukoza hano zihorera n'ikijya mu jisho ndihanga ufite intoki zikomeye ese uterura ibiki ariko ni iminsi mike zikongeza zigasubira ku murongo ariko narumye koraho umwozo ndababara ni ukuri nako numva nyine urakanyaraye cyane umubiri wose uzaworoshya umubiri wose ubivuze umubiri wose rero ubona zanye zirakomeye wowe nubwo nkora imirimo ivunanye gusebanya nawe ni iz'umuyede nyine kora ikiyede uba wagishora uretse ugira intoki zikomeye umugore ahantu hose aba zirakomeye ariko ushobora gusanga ariko zimereye nizo zikomeye intoki zanjye aho uragira ngo ukomeze nkaraba ziroroshye nako zirakomeye gukomeza kugukaraba uyu munsi rero ugomba kwishima umunsi n'uwawe niyemeje kubanezeza yaba wowe yaba keza yaba kameramani ubwo umuntu utamprofite uyu munsi uretse wowe nyine wowe igihe cyose ndi uwawe ariko bano bo nyine bwo nibyo kananjye mbitega amaso ko naje se kutajya wizera tujye koga nyine bitaratinda nkibyiyumvamo ako kahaha n'akazuba kari akazuba kari tujye koga imvura itaragwa izuba riracyahari niba umuntu akubwiye ikintu ujya wemera utavuze ahahaha yesha nemera mbonye nyine abavuga je nemera mbonye nibibaho rero uraza kubyakira gute
icyo nkubwira ndabikubwira nyuma koga tugasangira ndabikubwira nyuma yo koga bakeza kanakomojeho kajyanye no na to eat ni ibiki to eat bisobanura iki ega izuba kamera no gufungura bamwe ntabwo muri kuryumva tujye koga tujye mu mazi ahanini nabyo byatuzanye ibintu byo kutwicaza tubazabaza ariko twari kubanza kugomba kubwira abantu impamvu turi hano mbese sinabibabwiye kandi sibwo mbibabwiye sinabibabwiye ra uri kudutindira ntabwo ubu nababwira icyo niyumva uko niyumva ko simfukangiro bazamo iki so kuba umuzemo bigutwaye ubwo uhuye na ntuza iki muzigenderamo hano kandi ntabwo mubivuze banumva mitse ko byakira none se ukoze hano ugahura nazo byinshi mpita nkubona nyine tujye koga kano kazuba niko kazigiha ariko rino zuba rirazana imvura n'ukuntu rikanyaraye rimeze n'ubundi nk'aho imvura iri bugwe hari utwenda twazanye ko koga watumweretse yarahitamo agiye kwambara tukabasha kogana shani yanunsebye mu mazi aho nanirwa ndamwakira muheke uri mu mugongo kandi wasanga ntabyo ngenda bizi birambamo nabyoroshye ngewe ubona ari ibintu bisanzwe tujye turebe nanjye ubundi bindi byinshi mubimbaze mvuye mu mazi kuko ubu ntacyo ndabona mvuga ntabwo ndizera ko ari byo ariko pisine yo nayibonye buriya nibyo ahubwo ni uko wenda twaje ari mu ntuzundi nari nzi ko nzazana n'ababiri amazi yo mu mvura pisine y'abana ihaba mbese amazi yo mu mvura abaho ureka imvura ikazavamo nyese ari imvura iri kugwa wajya kubona ukabona aka kanya isi huruduka imvura iki gihe imvura ntabwo iteguza iminsi icyenda kujyana ahandi nakubwiye nijoro shyira mu bikorwa nyine reka amagambo nyine akantu arahumura ariko kameramani tutwera kwiyegera mani sibyo kamera mani bare nawe uroga yagasa aroga kamera ntabwo uzi koga bakunzi bacu rero abantu badukunda ndabizi ko dufite abantu benshi badukunda yaba abakunda Shania ibiri n'abakunda nanjye Souvenir dukomeze tubashimire tujye bakugira inama mana yanjye tugira abantu ari abantu badukundaga kera tugikundana mbere nubwo bitaracuma ukabona baradukunze kabisa ukabona muri comment cyangwa dufite gahunda yo gukundana ndi kuvuga ari abantu badukundaga mbere tugikundana kandi nubu ukabona tuvuga ngo turakundana byose ubundi byaba bitwaye iki ngiye nyine umva ikintu mvuze urabona ujye wumva ibyo umuntu akubwiye bivuze ngo ari abantu badukundaga mbere tugikundana iyo bavuze mbere tugikundana wumva iki mbere tugikundana numva ni past ni igihe cyahise n'ubu noneho ibaze noneho n'ubu ukabona ko bakidukunda ugasanga njya mbabibona ngira nyinshi zirankunda pe mbibona iyo ndi nko kwikora ikiganiro ndi gusubiza umuntu ujya uba wamvuzeho nkabibona muri comment nkabona ukuntu abantu bankunze nkati wow nkabona ni byiza cyane kabisa boneraho no kubashimira buri muntu wese uzi ko ankurikirana kuri Souvenir na Shania TV yumve ko mushimiye cyane nawe amamaza ngo wowe witwa amamaza ngo umwanya kuri TV show kuko keza Souvenir TV show Souvenir na Shania TV cyo nanjye yitwa we yawe yitwa ngo abantu bajyaho bakane subscribe bana gukurikiza Souvenir TV show narayihinduye yanjye yitwa Shania TV show yawe yitwa bajyaho bakore subscribe agerera ikiganiro bakirangize bagisoza ntabwo ikiganiro bakirangiza baragisoza bagitangira mu ntangiro bakakigeza no mu musozo rero mujyeho muturebe kandi ni iby'agaciro cyane mudushyigikire natwe tuzatera imbere wa mugabo ujya uvuga ngo nk'ukima nshaka ko tumwereka ko ibintu bishoboka nimba ari team Souvenir jya muri comment wandikemo team Souvenir
niba ari timu ya wa mugabo wandika mutima wa mugabo sinshaka no kuvuga mu mazina timu ya wa mugabo wakagabo nyensiga mwita kagabo ngiye mwita kagabo byo uri kuvuga ntabwo utundi turaka ubuzi wo mvuga oya ntabwo ndakahubwo ibyo ntabwo bidewe harimo akantu ari ahantu yitwa ngo iki uri kunjijisha hari n'igikondo hari ani kwirebera hano turi no mu kiyobo aho no kubaza ne hejuru mu ishyamba yego rero icyo babwira abantu cyane babwira nyine bijyanye n'uyu munsi just wenda hano waherukaga kera aka kanya urahagarutse hure n'abandi bantu wenda kuri ahantu heza uri kureba inyubako ziri hariya urebe hariya ibaze n'ibindi nguteguriye imbere ikintu gisatse cya hano ziba ziri mu ishyamba uramutse uvuye hano imvura ikagufatiramo hariya ndakurahika wabona ahantu wugama yibera abakire gusa natwe niho tuzaba kubera Imana kubera Imana birashoboka ariko hano ari iwanjye nahahinga igisambu kingana gutya nagipfusha wahinga iki se wahinga imyumbati reba akazi karimo ni na gato ahubwo rero ureba ibiti bihari ukuntu bisa neza buno butaka bwo mu Kiyovu ushobora gusanga ari bwiza reba ibiti birimo ni uko wenda kameramani aba atahereka ibiti birimo ni byiza birasa neza biteye shamani tujye mu mazi ntaragira ushobora kujya koga keza wemere tuganira aho kugira ngo ambwire mu mazi wahita agahera ku bijyanye no gutamira none uvuye mu rugo uriye usanye n'ababebe ariko nashaka ko nanyu kuza ntariye umuntu ushaka kuza gutumira nanyu gutekera mu rugo uzaza nzazana na Keza ikibazo se n'ubundi Keza ntari ni inshuti yacu ntari nzazana na Keza ntabwo nakizana komera wajyaga wizana uko twakundanaga niko komera wizanaga ukanabiteka nuko twakundanaga nanahari ngasanga byabaye nyine kiriya gihe twarakundanaga gitandukanye rero n'iki gihe cy'ubu ariko ubu turi n'inshuti uretse titire reka nkubwire uretse titire kwa ngo ntabwo ukundana ngiye mbona n'umuri ntacyo ibaze rero nje nkakubitana na sheri wawe akavuga ati aha ngiye neza naba ngusaba ngo dukundane mfite sheri ako kuko nta mukobwa ufite mukundana wapi ntabwo nabyemera niyo mpamvu wanze kubyemera nese niki cyakubwira ko nawe mfite nyine kugira ubyizere rero kuba nza hano imbere y'abantu nkavuga ngo ni singo nuko n'ubundi bwomba ndi singo njyewe nkunda umukobwa umwe witwa Shania wande tumye menya igifaransa rekaye ntabwo bwa rekaye bavuga rokaye ntabwo ari le nyine ni le ariko basoma lo yesu we kabera ba tujye koga haje akabeho kandi ashaka koga ariho akiriho kano kazuba so dusoza tugana ku musozo kuba ari inzara abanje gutamira kugira ngo tujye mu mazi hano tumeze neza kubera ko nawe ashaka koga kuko arabikunda cyane rero reka twisoreze ubundi nkunda gusora nibere kuri Kigali 250 ariko mujye no kuri Kigali 250 by the way mukande subscribe Kigali 250 niho bibera mumbwire uwo mushaka ko nzatumira ese mwifuza ko twabana gute ibintu byagenda gute ibi mundi mukoze mutugira inama reka mvuga akantu nkavugire na hano hari abantu bajya bamamagara bambwira ngo baranumye ngo iki nkasanga sinjye batumye ubundi dure kuri Kigali 250 naho mukomeze mudushyigikire naho mukane subscribe kandi mujye mureba video muzisoze abandi bajye no kwa Shania TV show nko twabivuze no kuri Souvenir na Shania TV ibindi byose Imana duhane umugisha ikintu wababwira dusoza ngo nihaye karibu kwa Keza nihaye buri kimwe cyose kugacano kabo kugacano nakanyu mukomeze muturebe je aka kanya nta kintu mfite cyo kuvuga okay reka dusoreza nta kintu mfite cyo kuvuga ndababwira mu kanya mvuye mu mazi turi gukubita ibi nibi